ngiye nagiye muri Kongo tungiye muri Kongo njyaye mu marushanwa y'abantu nyine bari aho ngaho gusa bari bambwiye ko ndaza nk'umuntu uhagarariye abantu bashaje imburagihe yego ngezeyo mbatsindiye igikombe baravuga turi muntu bita Mababa arahuza n'umukobwa mwiza hano muri Kongo bagira abakobwa bafite ibibuno biteye ikuntu yego ubwo nabwo bari bakuvuga ngo wa muntu ngo ugira utugambo n'iki nyine ubwo nge natwibonaho yego babona ngende imiseke igoroye banza ni igikobwa cyiza bagishyira hariya ngo Mababa kira gikobwa kimaze icyo ushaka urumva ibintu byo kwimatatura nari nyine na moto sinari nakabimenya neza yego ndacyabatera story muri tera story yego kabisa twakwakire natwe noneho uwo mukobwa baramuzanye bamuteretse hariya ndagenda ngiye mbonye uburyo ateye nasanze yambaye ko yavutse singiye kubabeshya yego umukobwa ufite ikibuno giteye neza ikibuno ku buryo we ashobora kureba nka gutya yareba gutya akajya kibonera nka hano ndavuga tarahuma ariko nawe uri muri akabya ndavuga tarahuma ini auzu bika min alhubus wali habaisi akara buri kumva ko nako nakizeho gatoya muri Kongo ayo ngabo sa makabye nkuru amwe y'abasaza nyine nanjye ni kuri ndabyumva nanjye ni kuri kuvuga rero nicyo kibazo muri iki mushiki wanjye hari abantu muhuza batangira kubatera story muri tera story bakumva we uri kubatera story bya bintu byari ibintu bya nyabyo bigahita biba story muri tera story kabisa kandi bisisi story mba ndakomeje urumva wa mukobwa muri Kongo baba baramunzaniye bamuteretse hariya baravuga ati Mababa rero ukimatatura urushwe imana umaranya amezane mba ndavuze ati tayari nanjye ngomba kwigaragaza kumbi isoko rero arambwiye ngo nuhuza n'umukobwa uzabanza utega ugutwi ibintu byose muzamurimo uzajye wumva ijwi rye navuga ngo atangiye kuvuga inyuguti nimba ari nka o akajya yivuga bigoye ngo uzamenye ko ibintu ari sawa umukobwa wamushyize hariya kuri Mababa utazi ikintu na kimwe urumva mba ndavuze ati n'umukobwa ngo ngiye ngomba kwimatatura yego umukobwa amushyize hariya ndamureba yambaye ubusa umutima urambye ariko ndavuga ati ngomba kwihagararaho nkakora ibintu sogokuru yambwiye byibuze umukobwa akavuga ngo cyangwa cyangwa ndavuga ati rero umukobwa navuga inyuguti zigoye ndaba namwemeje nahise nshaka umuntu akoze kumva n'umusore yari kutubwira amateshwa mushiki wanjye rero ngerekana nakubwiza ukuri umuntu kurusha ubwiza kwisi ntago aravuka pe ari asitsa gose ngano tangiye kuvanga rose aka kanya koko rero ibiganiro byanyu umuntu atisanzura yari nyine tutwara umukobwa se tutwara umukobwa ubu ngubu dukeneye kumva stories z'umuntu itanturye kwako nturye akubyo nyine umuryo zene man byibura nturye nk'ibisanzwe muri make n'ubundi nturye haje ubwo subwo bisanukiye ni nturye zisanzwe man kumbwiza kuri sibyo ndi kumva kuba nakumva nyine nk'ahantu wakwiryo zina ibitekerezo byo kuko kuba wakwita nyine nturye ubu urebye n'ibitorye mfite ibitorye mfite byanjye ngo iki serious ngo iki duhe uno mukobwa aje kuba yaturebera se twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe tubana kuri no muyoboro wa Adoyi Empire mwe mwese mukunda ibyo dukora Jabless imigisha y'Imana ibane namwe ndetse mu byo mukora byose imigisha ibyivangemo uyu munsi rero turi kumwe n'umuterankunga mukuru wa Adoyi Empire ni Banza Uruhuke Resort ni guest house imeze neza cyane ifite buri cya kimwe cyose wakenera kugira ngo wowe n'umuryango wawe mwahasohokeye mubashe kugira ibihe byiza hari ibiciro byiza hari serivisi nziza bafite amashambre cyangwa se aho kuruhukira hameze neza cyane mbese ni ahantu nagushimira uyu munsi rero nk'uko mubimenyereye hano kuri chaîne yacu twakira abatumirwa batandukanye ariko uyu munsi bimeze nk'aho bitandukanye ubusanzwe twakiraga umutumirwa umwe akaba ari we utuganirira ariko uko tugenda twunguka inshuti tuba umuryango mugari ngira ngo ni kenshi dukunda kuvuga ngo hano kuri Adoyi Empire ni muri famille ni mu muryango umunsi ku munsi twunguka inshuti ubu noneho ntabwo tuzajya twakira umuntu umwe gusa ahubwo tuzajya tubakira muri benshi hano ni muri famille muzajya muza dutere story dusangizanye kuri experience y'ubuzima bese uyu munsi muri buze kubona yuko harimo itandukaniro kandi ryiza rero ndagira ngo aba bajene bacu tubereke urukundo tubasupportinge comment kabisa zirafunguye nimba ari inama mushaka kubagira wenda mu kunoza ibihangano byabo mu kunoza impano yabo kugira ngo bayicrafting fresh kabisa hariya muri comment turabategereje let's get in my people kabisa ni nk'ibisanzwe mbere na mbere nyine murabizi dusanzwe tubana
nanga kuri Adoyi Empire TV. Icyo musabwa ni kimwe ni gukora subscribe, share and comment. Byonyine gusa nibwo bufasha tubasaba bwonyine gusa. Noneho uno munsi tubafitiye abatumirwa ba danje, abatumirwa bafite story man. Nago mwabyumva uri mwebwe. Ubu ngubu tubahaye karibu kabisa, tubahaye karibu anga kuri story kabisa, kuri Tera Story, kuri Adoyi Empire TV. Duhere kuri ndi ubu ngubu noneho sasa rero mushiki wanje wowe dusanzwe tubana twabanye no muri part 1 twakirire aba batumirwa kabisa. Tushabakiye batumirwa beza. Yego. Ndabona ari abasore tebye nta kintu babaye. Ndabona anga turi kumwe n'umusaza. Meze nk'utwite. Oya n'urushwima ariko n'umukobwa utazi ikinyarwanda. Je kandi narababwiye ngeyo. Sintabiza abantu badakerebutse urumva ikinyarwanda kitabwatare nk'ikirenge cye. Nijyo. Okay, tubabarire, tubasabye imbabazi. Oya nta kibazo. Twahera iburyo bwawe. Bagatangira batwibwira. Okay, murakoze. Mazina ni Eric One. Eric One. Eric One. Uri umusore, uri umugabo? Ndi umusore ugishakisha. Ko mbona ukuzemo. Oya, benshi niko bakunda kumbwira nyine ariko iyi sura igomba kuba ariko hano hantu urumva ko ibintu byajemo abasore bifasha umusore buri ukamwicazanya n'umusaza ndikumva ngewe ari ikindi kiraka cyo kugira abana bana inama. Nonese ndabeshya ariko tugomba nyine niba uri mukuru kuri twebwe tugomba nyine gusaranganya niba ari cyo turushaho katuganiriza natwe tukakimenya. Yego. Ni wumva se sha n'abagenzi bawe bakomeze bivuge. Nabyo biba bikenewe ubwo reka dukomeze no hirya uko bimeze. Kaze na muzehe atwibwire dore ko ni umusaza ni umusore njye nakudabyize umusore numva nyine abitse bya danje. None se muze watwibwira buriya bari uburyo abantu bavuga hari abantu baba barahuye n'ubuzima bukagenda bubakomeza buriya n'agahinja buriya iminsi ushobora kogosha agahinja kakaba gasaza buriya nanjye rero mutagira ngo mfite imyaka myinshi imyaka yanjye yose myinshi cyane ariko iyo umuntu ambonye yambonamo agasaza gusa nyine sinajya no muri byishi imababa papa rushwima papa daforoza nyine munyita ibyo mushatse gusa nanone buriya ntago nabura no kuvuga ko ndi umuntu ukuze buriya umuntu ukuze niyo buriya mu muco wa Kinyarwanda umuntu ukuze akinavuga uba ugomba guhita ubyumva wa mwana we nabonye abana bo mu minsi ikinyabupfura cyabo nazo uburyo kimeze ubu nk'uyu mwana ejo bundi ndakuzisha buriya nuko nakwihoreye nyoko turaziranye Suzana urumva rero ubu ngubu urebe rero uburyo buriya utazigera wiyemera ku muntu urabona ko ndi kuvuga ko muze ejo bundi ariko yanzanye mu kiganiro ntitikari buze kuyima murakoze cyane nyamanyita amababa ukaba imfuri wanyu abantu banyu barabambwiye. Murakoze cyane kabisa. Kandi rwancyaro ndi musore mbona ukiri mutoya ukuntu musore nanjye ndikorewa kabisa umeze neza w'ibogari nawe twamushyikiriza mikrofone akatwibwira. Yego. Murakoze nibisanzwe ni Noryi abandi bambona ku TikTok muri make nyine ni Noryi ngewe na byadanje ngomba kuvuga abantu barabibonera muri interview sibyo ko se Noryi ngenda kwiyamye reka mbanze nkuyame mu kiganiro amundi bite byawe ni byiza muse narakubwiye ngo nimba ufashe mikoro iyo umuntu afashe mikoro ayifata neza ngaho ongera uvuga ibintu byose wari uvuze ngiye narimbuze nose mikoro iri he mikoro bite byawe ubu ngubu ibintu yari byabana babasirimu buri ibintu bari gufatwa naribi mwihangane kubera gusaza abantu barakumva mwihangane kubera gusaza hari igihe umuntu aba ari kuvuga ibintu ngewe nkajya numva ntabwo ibintu biri kujyamo neza ariko nta kindi nibyo wari ukiri kutubwira sha muhungu wanjye Noryi ngo nk'ubundi na ya mazina ni Noryi nta bintu birenze umuntu aba agomba kwiga no kujya kuri TikTok YouTube hose gose ni Noryi se wowe uzanye muri interview n'abantu
ukajya mu byo kwivuga wenyine wihangane mushiki wanjye ntago ari uguteza akavuyo ngiye mu kiganiro ndabizi ko muba mwanyishyuye iyo wifashe wazanye mu bantu ni mu kiganiro ukajya kwitapagura wenyine wabanje ukatuvuga nubwo twivuze ukadusubira reka njye mbabaza mwese nk'uko turi kumwe hano n'umusaza arimo kumbaza iki icyerekezo njye mubajije n'umusaza arimo kumbwira ibiki muri make simumizi mwese ko ari mababa none se bari ikindi kintu ari gushaka n'igi kare hose yaba ari byo hera mbere ko wivuga turakuzi mababa turaguforowinga ku bintu byose nk'ibisanzwe n'ubundi n'intoryi kuri TikTok YouTube ahantu hose ya murakoze bisa rero twishimiye kuba twabakira hano kuri Adoyi Empire TV kabisa twishimiye kuba twabakira noneho hano duherutse kuba twakwakira umutumirwa akuvuga nk'inshuro igihumbi mujye munyumvira namwe mujye munyumvira nk'inshuro igihumbi ahubwo ndi kwifuza kuzabahuza ambaza iki se yanshaka iki none umva mani yaragutatse mvuga se umuntu mani nahise ngira amatsiko yo kuba nareba ubuntu bita mababa ngira amatsiko umva ndavuga se ngubu mababa ni umuntu ki numva bari gutaga umva mbwiza kuri ibaze ko ngo uri mu batipe ngo bambira nga mu Rwanda noneho nubundi gwamamagaye usanzwe nzinguca amafaranga make cyane rwose nta pe ye baba we bari barakumbwiye rwose reka mbabwiza ukuri rero harya ino TikTok yanyu ngo bayita Adoyi Adoyi kabisa nimba mudashaka kwimatatura buriya ikintu kigaragaza ko abantu bari seriye yego mbere na mbere ugomba kubanza kwimatatura iyo mamagaye ukanegera moto nabwo umumotari yahaza ukamwishyura bigoye kumbi ngende umuntu hano ngaha wahaje narahanuwe ubu uri mu biki ubu mbaza iki ubu nshaka hiki ibi ni ibiki muri make mujye mumbwiza ukuri yenda hari igihe mvuga nabi mukagira ngo nayange mababa se naye agacupa koko ibi bintu mvuga ntago ari byo musore agacupa se kigiye ndabeshya muko uravugisha ukuri nyumvira n'umuntu mufatanyije ikiganiro nawe ari kunshyigikira oya akamubwizwa sibyo urumva ngenda akamubwizwa sibyo waje hano hantu ukeneye buriya mane akamubwizwa kuri ni muri kugira ngo nyibone byarangoye vuba bro ngiye narayihize ndavuga ati umuntu bita mababa ngagira story ngo umuntu nyine ngo ku kintu bita acting hano mu Rwanda ararenze ariko se ubundi bwo abanyarwanda ngiye baba bambaza iki babanshaka hiki nimba hari ikintu cya mbere ntiyumvamo ni story na acting kuko buri acting ntago ari ibintu ngiye bimbamo hari igihe ugisanga abantu bankabirije ngo mababa none se ubu ngubu koko n'ubu ngubu tuvugisha ukuri ndi kwivugira mu buzima busanzwe nyine ndimo ndivugira nyine ngiye ndimo ndakubwira tu sibyo ngiye ni gute abantu baza bakaguhuruza bakavuga ati hari umuntu tuzi ugira story reka murabure rero ngiye mba muri Kongo ngiye na story sibyo ngiye nagiye muri Kongo tungiye muri Kongo ngiye mu marushanwa y'abantu nyine bari aho ngaho gusa bari bambwiye ko ndaza nk'umuntu uhagarariye abantu bashaje imburagihe ngeze mbatsindiye igikombe baravuga turi muntu bita mababa arahuza n'umukobwa mwiza hano muri Kongo bagira abakobwa bafite ibibuno biteye ukuntu ubwo nabwo bari bakuvuga ngo wa muntu ngugira utugambo n'iki nyine ubwo nge natwibonaho mbona ngiye ndi miseke igoroye banza ni igikobwa cyiza bagishyira hariya ngo mababa kira gikobwa kimaze icyo ushaka urumva ibintu byo kwimatatura nari nyine na moto sinari nakabimenya neza ndacyabatera story muri tera story kabisa twakwakire natwe noneho uwo mukobwa baramuzanye bamuteretse hariya ndagenda ngiye mbonye uburyo ateye nasanze yambaye uko yavutse singiye kubabeshya umukobwa ufite ikibuno giteye neza ikibuno ku buryo we ashobora kureba nka gutya yareba gutya akajya kibonera nka hano ndavuga tarahuma ariko nawe uri murakabya tarahuma ini auzu bika min alhubus wal habaisi akara buri kumva ko nako nakizeho gatoya muri Kongo ayo ngabo sa makabye nkuru amwe y'abasaza nyine nanjye ni kuri ndabyumva nanjye ni kuri rero nicyo kibazo muri iki mushiki wanjye hari abantu muhuza batangira kubatera story muri tera story bakumva we uri kubatera story bya bintu byari ibintu bya nyabyo bigahita biba story muri tera story kandi bisisi story mba ndakomeje urumva wa mukobwa muri Kongo baba baramunzaniye bamuteretse hariya baravuga ati mababa rero ukimatatura urushwe imana umaranya amezi ane mba ndavuze ati tayari nanjye ngomba kwigaragaza kumbi isoko rero arambwiye ngo nuhuza n'umukobwa uzabanza utega ugutwi ibintu byose muzamurimo uzajye wumva ijwi rye navuga ngo atangiye kuvuga inyuguti nimba ari nka o akajya yivuga bigoye ngo uzamenye ko ibintu ari sawa umukobwa wamushyize hariya kuri mababa utazi ikintu na kimwe urumva mba ndavuze ati n'umukobwa ngo ngiye ngomba kwimatatura umukobwa amushyize hariya ndamureba yambaye ubusa umutima urambye ariko ndavuga ati ngomba kwihagararaho nkakora ibintu sogokuru yambwiye byibutse umukobwa akavuga ngo
cyangwa cyangwa ndavuga ati rero umukobwa navuga inyuguti zigoye ndaba namwemeje. Yego. Nahise nshaka tekinike iratuma uwo mukobwa amwemeza. Ati gute rero? Mbanzanya akabasi karimo amazi n'isabune. Yego. Ubwo umukobwa yari ari aho ngaho yambaye ubusa. Yego. Ubwo urumva icyo bita buri. Buri za n'udutafari. Abakobwa ni buri, kubahungu n'udutafari. Yego. Igezweho ngo ni nyashi. Mwebwe uvuze buri ibigezweho batamenye ko uvuze nyashi buri wese ahita abyumva. ahita sobanukirwa nyine. Kora turi kugendana sha wende uri kunyumva neza. Ubwo ngubwo yari ari aho ngaho yagiye muri postera yunamye ukuntu. Mba ndavuze ati nanjye rero ngomba kwigaragaza. Nafashe ya mazi rero yari ari mwibase. Nakaga sabuni. Yego. Nakaga sabuni. Buriya mwahora n'iki rero buriya gusaza wigize papa mbyirire utargisi. Bikora ku bantu benshi. Nafashe ya mazi ngewe n'isabune mpita nsiga hano ngaho ku kirenge. Ndavuga ati n'umukobwa byange bikunde. Aravuga zanyuguti. Harya nabwiye kari ngo iki. Cyangwa ubwo mwavuze ati n'umukobwa agomba kuvuga izo nyuguti. Yego. Ngiye nasubiye inyuma nasize isabune hano ngaha. Namukubise umugeri w'ikibuno. Bibaba biravuze ngo pya. Umukobwa baravuze ngo ndavuga atari ko sogokuru we ibintu wanyigishije. Mbikoze neza ha nta kibazo na kimwe kabisa. Ngiye wavuze se ko byarangiye ngiye nkakubwira sogokuru. Burangiye nagize amahirwe sogokuru wanjye yatinze gupfa. Abantu mu rugo bose bitwa n'urushwima. Yampaye. Narwo nyeka kandi nanjye rwo ruzamita. Ubwo rero uzabwize akiri kare sogokuru mutera story y'uburyo byagenze arambwira ati ariko wa muhungu we narinze kuri muzima mu bigoryi twagize mu uyu muryango ni we wa mbere ati kugira ngo avuge izo nyuguti hari igice cy'umubiri kimwe mu bice by'umubiri ubanza kumushyiramo ukajya ugikuramo gisubizamo byibuze yavuze izo nyuguti biba ari sawa ngira ngo nk'abantu bakuru mwanyumvishe murakoze cyane banyita amababa cyakoze kabisa nari nyiri kwivuga urakoze cyane mababa. Yego. Twagukunze cyane. Oya twumva ngewe ndi kumva stories z'uyu musani none ngewe umva bro zirankomye. Bro reka baye bagutaka kabisa bakuvuge reka bakuvuge kabisa. Umuntu nyine mubonye ntabwo wenda watusobanukirwa nyine kuvuga ngo si ni umujene ni umusaza nyine uyaramo hagati nyine. Nge mbona ari umusaza kuko runo rushwima ntabwo rupfa kuzana abantu boroheje gutyo. Nta muntu wenda udakuze ugira urwara wahese. Hari uwaboncyetso baroze wenda ukavuga ngo ararurwaye nyine nka babandi ijya numva. Ariko nyine wenda byoroshye kubera na turi kumwe turaza gusobanukirwa ahantu yarukuye niba bararumuroze cyangwa se ari bya bintu yari kuvuga by'iwabo nyine by'iwabo. Yego. Ubundi bwo kuba hari gusa twe turasobanukirwa. None okay hari icyo nshaka nyine kuba nawe kubaza nyine muzehe. None se kuko mugoro kweto nyine ugasa n'urwihumuriza bitanga iki? Murakoze buriya ahantu tuva bo batubwira twakuze dutozwa ko ahantu twakuriye. Yego. Umuntu w'igitsina gabo ukuze atararwaye amavunja. Yego. Akeshi bajyaga batubwira ati nimba utarigera urwaraho ivunja na gato. Yego. Ntuzigera ukira. Yego. Nanjye rero hano ndwaye ivunja ryaje manda 3 niryo bari kundangaza njya kumva nkumva rirandiye mutagira ngo ni ibindi bana batoya. Buriya nanjye mfite icyizere ko nzakira. Yego. Oya ndakeka kuba umuntu yakira ari ibintu nyine buri muntu wese agenda kuba yakiyumvamo cyangwa ati ngiye nzakira. Iwacu utararwaye amavunja ntago byakunda. Ntago wakira. Kuba wararwaye amavunja ikindi urushwima ufite kibibi ku kibuno cyangwa cyarinjiyemo hagati nko mu mwatata. Byibuza ngo bari cyizere kuzakira. Nibyo mbacatse kuvuga muri ngo nka Kongo na Tanzania cyangwa ni Kongo no Burundi. Mbaho ngaho. Ahubwo ambo murakoze nubundi bwo ndabizi mushaka ko hari ikintu mbabwira reka nyibabwire ariko bibaye byiza nazakibabwira ejo bundi reka mushiki wanjye akomeza tubwire. Yego murakoze. None se muzehe mababa we uri umupapa ufite abana cyangwa uri single? Murakoze buriya ngewe ndirushyiturana mushobori wacu bataseye sinseka nkaba imfura mu bahungu bamuhawe n'Imana. Ikindi buriya ndi umukwe w'amabukwe nkaba umupapa w'abana babiri nkaba umugabo umugore nafashe nkakwa nkamujyana ahantu nkanamukwa ibintu bimwe na bimwe. Buriya ndi mu bantu bakuye umukobwa byabana ngombwa ku nkwano
narikopesheje ariko mufite nk'umugore buriya urumva birumvikana ko ndi umupapa unubatse yego buriya nanjye ndi muri ba bagabo baryama nijoro bakimatatura ndi kumva nyine wobayeho neza buriya nanjye undyamye nshobora kuba ndyamye buriya nkajya mba ndi kwimatatura nsubiye inyuma kwinyeganyeza iyo ndyamye nyine n'umugore wanjye dore aba ari ukwinyeganyeza urakoze cyane mushiki wanjye kandi umbashije ikibazo cyiza buri iki kintu gishobora kuncaho twa dukobwa hari udukobwa mba numva turi kuvuga ati se mababa ukunda kuvuga kwimatatura ibyo bintu byo kwimatatura akaba ari umuntu tubiziho nta kuntu wazashaka uburyo twimataturana turajya kureboretse wenda ngiye bakubajije gutyo weho ni iki ubabwira kuko ndabizi wenda nubwo usa nkaho uri umusaza ariko kubyana waheza oya buriya hari ibintu hari akarongo ko muri bibiri akajya kamfasha buriya ibice by'umubiri urabona umuntu agira umutwe izuru umunwa ikibuno ntabwo napfa kubivuga ivi hariya naharetse ivi ikirenge buriya ibyo bice byose nkubwiye na kira nanze kuvuga ugomba kubikoreshereza ikimana yabiguhereye uwo murongo wanditse muri birangiye nimba unyomoza ngenda kuyamye cyane nimba ari ibihonza n'ibintu byo kunyomoza umbwire nisubirire mu ntago ngenda kunyomoza nta kibazo urumva mushiki wanjye wowe nimba ufite izuru urumva hari ikintu Imana yaguhereye amatwi umunwa nyine buri kintu cyose ugomba kugikoresha icyo Imana yakiguhereye urumva nimba igice cy'umubiri gishinzwe kwimatatura igice cy'umubiri gishinzwe kwimatatura wihangare navugishijwe imatature nibiba ngombwa wowe unagenda kugurana hahandi ariko wowe bibe ngombwa ko wimatatura kuko Imana izakubwira ngo Imana ku munsi w'imeruka musore nokajya mvugira nta muntu ujya mvugira no kuguraho nanjye ntago mbyumva ese nukugenda ko wagura none se reka mbabaze biriya by'intwererano utanga inka cyangwa mwe iminsi bwo dutanga amafaranga twatangaga inka mwebwe ubu ngubu ntago mugikwa mwe muragura yeah of course nimba ari inka umva se mva nkusobanurire mwana ndakuruta wa mwana we ngiye nagupfura ututwanwa urumva nimba umukobwa iwabo bakubwiye ngo uramukwa inka ebyiri tubare ubu ngubu umukobwa tuvuge inka ni miliyoni yego so utanze miliyoni y'amafaranga utanze inka wapi none se uwo mukobwa nyine mu bintu ukoze ntabwo utanze amafaranga ikintu utangiye amafaranga rero man ubu gifiteho freedom ubwo rero ni impamvu abakobwa mu iminsi bari guca inyuma abagabo babo wewe nimba umukobwa buri umukobwa ibintu byinshi biba biri iwabo yego ariko hari ikintu abasanze iwabo kitari iwabo yego haba ibiryo haba intebe haba televiziyo ariko umukobwa hari ikintu waba gushakaho nk'umuhungu iwabo kidahari yego ubwo urabyumva tayari no kwimatatura birimo ubwo rero umuntu utazi kwimatatura mushiki wanjye ntabwo byakunda ko mwabana none se muzehe ababa we ongerejwe ito ko njya numva abakobwa muri kino gihe ntago turi kwishimira ko badukwinka turi kumva ngo imbwa nizo zihenze ngaho gukwinka nakwimbwa ibyo bintu nawe ujya ubyumvaho oya hari abakobwa mu iminsi ureba ukabona ntago wamukinka tuvugisha ukuri nka Jackie n'imbwa sinayimukwa buriya ngiye Jackie ngende umuntu w'umugabo muzima namukwa igihore waramwumvishe igihore abasaza babanyumvishe rega kino kiganiro ntago ari mwebwe gusa hari n'abandi bantu bari bubyumve yego buriya ngiye Jackie kugira ngo mukwinka namuka igihore ariko ibaza umuntu ugenda akavuga ngo ngiye uriya mugabo ngo reka buriya ngo ntago ngo azi ngo iki n'iki ngo ntago ubutanavuga ngo ntago yimatatura neza ubwo nk'uwo muntu koko tuvugisha ukuri uwo muntu wamukwinka hoya namwe baturage muri aha mujye mutubwira sibyo uriya wenyine wenda ibyo wenda ntabwo twavugaho cyane kuko wenda hari ahandi hantu biri ariko uriya yakoze ibara urumva se gukwimbwa umukobwa ni wa mukobwa n'umundi w'iburyasazi yego hari abantu bavuka mu bantu wowe hari abantu bavuka mu bantu reka mbabwize ukuri kino gihugu hari abakobwa bavuka mu bantu wowe n'inka urayijyana ari imwe ukagira isoni ukavuga ati n'umukobwa ngiye ngo ni mukobwa jana biriho muri iki gihugu cyacu hari abantu bagifite discipline buriya abumwe agatukisha bose nibyo buriya mushiki wanjye nimba wumva nk'intore bumva ibyo nshatse kuvuga cyane cyane ko nawe ugaragara nkaho utakiri muto wabona waranimatatuyeho gusa ariko muzehe nanjye ubu ngubu nuko nacecetse uno mukobwa buriya nanjye bitewe na ririya jambo ari kuvuga ryo kwimatatura
hari ikintu nyine niyumvishemo nanjye urabona ko noneho anicaye hehe iburyo bwanjye kuse wacyana ntabwo uzi ko twaje mu kiganiro rata umunyamakuru we tubaza ibintu byatuzanye nyuma dutahe dukomeje kuvuga bwakira okay kamubwiza ko okay ntago nababeshya ikintu gitumye twicara hano mwese murakizi ariko ntago mwakibukaga hano hantu tujya tugira kuntu nyine tujya dutumira nyine nk'abastari abahanzi abakomediya abakinnyi b'amafilime ya nyine bakaza bakatusangiza ku buzima bwabo busanzwe ubuzima baba baracimo kugira ngo bagere aho bagera ikintu nakwibaza nyine muzehe mababa bitewe n'ahantu watangiriye n'ubu ngubu ubona ari ikihe kintu kiba kikugoye? Murakoze cyane nyine hari ibintu mu buzima bwa buri munsi abantu bakunda kutubaza yego ariko buriya ntuzabona umuntu uri kumubona ku ma TikTok mubonye mu mafilime arenze njye nyine ubu ngubu ntago nakwiyemeraho ngo hari ibintu bya danger mfite yego samutime nshobora kujya kuri iyo seti nkabona iki n'iki cyo kurya nyine utuntu dusabwa mu buzima bwa buri munsi ariko njyewe ntago ncika intege ngo mvuge ati se kuki Imana njye nari kubona ibintu nk'ibyaba ari abarenze kuko buriya njye nizera ko mu buzima bwanjye n'abandi bantu duhuje babyumvireho bari mu kariyeri bashaka kuzagira ikintu bagera bitewe n'ibikorwa bakoze yego bano bantu tubona basa nk'abafite amafaranga mu buzima nagahora gahanze sibyo kandi ikindi nitwe tuzasimbura batubona bafite kuko buriya buri muntu wese uzi ufite ikintu afite yakigezeho ahereye hasi twe tuzasimbura bano ngaba bafite ibintu bya danger niyo mpamvu none utazanagira ngiye ubona nanacitse intege ndabizi neza bariyo bazasanga basubira hasi twe tuzazamuka kandi tuzavamo ibintu bya danger hari ikintu sogokuru wanjye yakundaga kumbwira ngo umuhungu wanjye ni nacyo ngenderaho buriya ngiye ku maseti nshobora kwishamika n'iki barabizi ntabwo we wananga kwishamika yego wowe kora nk'umucakara nyuma uzarya nk'umwami bro ubu tuba tugomba gukora cyane ko tuzi nicyo dushaka byaba na ngombwa cyane twiga bakunda kudusereza ngo dore nguriya ngo umeze gutya na gutya ngo kuki yahisemo biriya comedian man of course kandi ikindi gihenzi nicyo nshaka yego wowe wenda naguciye mu ijambo ikibaje ari cyoroshye ejo nibanga niyo mpamvu nyine ugomba guhasoringa ugakora nyine kuko ejo hawe ntabwo uzi hazaba hameze ejo nibanga ubuwe murakoze nubwo no muhunga bivuze nk'imbangukira gutunara ariko ibintu avuze nanjye nakabivuze urumva ibintu uvuze nibyo musore twebwe ubu ngubu nona ntabwo tuzi ki iminsi yo hazaza iduhishiye anytime ushaka kuzajya kubona ukabona ngewe mababa wajya ubona nka mababa nabaye umuntu wa danger nitaye kuri bya bihe byahahise n'ubuzima bubi naciyemo yego murakoze nicyo gisubizo okay kireka nimba ari ikindi kibazo ufite oya ngiye kamubwiza ukuri buriya nanjye ndi umuntu ukunda kuba nanyurwa ngewe nyuzwe n'igisubizo umpaye okay reka dukomeze twakire na Eric One umeze neza uko fresh umeze cyane we na fresh kabisa ibintu nyine wenda ntago ari ku murongo neza ariko uri kubura ikise kandi nyine Imana igihe nimigisha gake nyine ntabwo byahita bizira ko urumva ariko bigenda biza kabisa yego nyine tu ikintu nakubwira buriya ntuzacika intege kubera ko ikintu cyose ukora ukunze yego kirakunda bro oya nyine kuba icyo kintu ari wowe wakijyanyemo kirakunda okay wenda na gastori gatoya wenda okay nta kibazo katari kanini kuntu wenda oya nta kibazo pe yaravutse agasuri ngani iki nyine naho babyeyi amashuri niki ako nyine wenda umuntu aravuka nyine agakura mu ishuri biga bikava ariko wenda nanjye gato wenda nagari ndabacira nyine muri makeya okay gastori ni gatoya nyine avuga nyine umwana aravuka ko umusoro butazaze bashatse izindi story ibyo nakubwiye yari kubanza mu kintu kimwe ibyo n'ikijumba ari kukibe se yego wena kibye ari nk'ukuvanga afite ibindi akirenzo cyangwa n'icyo cyonyine yabonye murakoze kumva no musore yari kutubwira amateshwa mushiki wanjye ngerekana nakubwiza ukuri umuntu kurusha ubwiza kwisi ntago aravuka pe ari asetsa goso ngano tangiye kuvanga rose aka kanya koko ngerere mu ibiganiro byanyu munatisanzu yari nyine tutwara umukobwa se
uzitwara umukobwa me umusaza sari shyashya umva rero mbabwire mwabana mwe buriya muzajye mugira discipline. Umuntu mukuru yagiye kuvuga nta muntu umuvugiramo. Buriya biriya bintu mwari muri kuvuga urabona akanyamerika, hari umukobwa ubona ukabona ni akanyamerika, noneho hari n'ukuntu ngewe buriya uri kumva hari umukobwa uba uri akanyamerika, noneho buriya ngewe iyo ngiye no kwitera icyana nitera icyana cy'akanyamerika, muri make ngewe nitera akanyamerika. Umva rata nkubwire, bambwiye ngo witwa Mafiyeri, hari umuhungu ngo wankunze bita Rasta, noneho uburyo bimeze uwo gani shati musinga Rasta uzamubwira ati mababa, uwo mababa yimatatura kuka nyamerika. Ariko umeze neza musore wa, kandi ikindi turanagushimira kuba wadutumiye, urumva tukaba turi hano kuri YouTube channel yawe bita Edoyi Empire TV. Edoyi Empire TV ewana turabashimira, kandi ikindi kintu abantu batanazi bende sene mwatwiseho runo rushwimo mutarubona rw'icya rwimatatuye rurimo ibintu byose hano naciriyemo igice cy'igisiga. Meze neza urikumva ko nanzoka ziri kugongamo. Murakoze cyane. Okay, story nyine zo n'ubundi ndabizi ziracyakomeje, story ziracyakomeje ubu ngubu dukeneye kumva story z'umuntu bita Ntoryi, ko Ntoryi akubyo nyine umva iryo zina man byibura Ntoryi nk'ibisanzwe muri make no Ntoryi haje ubwo subwo bisanukiye ni Ntoryi zisanzwe man kumwiza kuri sibyo ndikumva kuba nakumva nyine nk'ahantu wakwiryo zina ibitekerezo byo kuko kuba wakwita nyine Ntoryi ntusege ntago wakwita na ba Patrick na ba Joshua bro man amazina arahari menshi ariko ibaze ngo Ntoryi aducire mu mayange ngewe nshaka kumbwira muri make ya Ntoryi muri make buriya urumva nk'abana baba barakuriye kwande mu cyaro kwa banyagokuru wabo ahantu nk'aho ngaho buriya sogokuru yajyaga nera story akambwira ngo rero Ntoryi buriya nyine ako kazina ka Ntoryi nakundaga kuya hari ahantu habari ibishanga mu byaro nyine nawe urabyumva njya mbyumva nakundaga kujya kwiba ibintu bita Ntoryi buriya narazikundaga ubu urebye n'ibitoryi mfite ibitoryi mfite byanjye ngo iki serious ngo iki duhe uno mukobwa aje kuba yaturebera se none no mukobwa kujya kundebera ibitoryi ntabwo byaba ari sawa gusa nibyo nari nyire kukubwira yego kera twajyaga nyine urumva abantu ba kera harimo barindaga abami harimo barindaga baki uri kubyumva nyine nawe cyeka warasomye history ndimo ndabyumva akatubwira ati buriya abami kera hari n'abandi bitabashi abashi bo barazaga bagashibura amabyabami amabyabami ubwo kuyashibura nicyo nyiri kugusobanurira kumva amabyabami hari ukuntu abami babaga bagiye hajya bura nabyita kuryamara cyangwa bavuga gute wowe ntago mbyumva nanjye ntago ndamenya neza buryo abana b'iki gihe basigaye babivuga oya ntago mushaka ibyo reka nkubwire ibyo wumva nta kibazo okay nta kibazo urabona hari uburyo umwami aryama ajya bura no kuryama ariko turi kubyica kabisa akaryama bakaza nyine bakaba bari kumwoza niba ari ukumwoza nabwo nyine urumva ngewe kubitewe n'ibintu mba naranyuzemo ntago ushaka ngo ubivuge mu gihe cyacu nyine bituma ngira iki noneho bakaza baba bari kubahanagura hari ukuntu ushishira nka gutya muri make reba nkaba ndi nko kugira ngo gutya uri kumva icyo ubu ngubu yego ntacyo ngewe ngundi kumva ntacyo ngewe ngundi dodo nimvira nawe oya ubundi uri umusaza kwa yari mukuru wenda jura ni umusaza ye musore kuzi ko wasaze ngiye abatendera niyo bakora ku ipantaro wakora muri make umusaza aba yabyumvishe muri make ariko mwebwe ntabwo mukerebutse yewe reka nge mbabwira urumva burya nge nibyo mba ndimo ndababwira wowe nawumvishe bakwita Mafiyeri urumva nabonye usa nkaho ukerebutse ubu bintu koko ni ibintu koko tujye tuvugisha ukuri. Murakoze cyane kuba mwanzanye muri iki kiganiro, nibyo mba ndi kubwira abanyarwanda n'abandi bantu b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ladies and gentlemen, nimba turi mu kiganiro tugomba kugira ibintu bigize indangagaciro. Nk'ubu uyu muhungu afunzwe bavuga ngo yaraye mu kiganiro nanjye, kandi buriya nimba ari ikintu cya mbere yemwa reka ngeze none nakubwira ndakumva amababa
discipline nicyo kintu kizagutambutsa ahantu hose urumva niba uzajya ubumva hari n'ikintu cyashaka guteraho story ukumva gisa nk'ikintu gishaka gutandukira muri iki gihugu cyacu buri kintu cyose kigira amategeko n'amabwiriza hari umuntu ugeze gutera akabrag aravuga ati nushaka isuku n'umutekano uzaze mu gihugu cy'u Rwanda ibindi bintu byose birenze ko ibyo bintu nkubwiye uzajye mu bindi bihugu kino gihugu cyacu ikintu cya mbere ni isuku n'amagambo tuba tugomba kuvuga abasukuye naga yenda ari gushaka kublaminga yenda wadutera story tugaseka ariko nyuma twege guseka nyuma ushobora kuza gusanga uri murarira urumva aya ngayo uri murasekesha no munsi ejo bayakura niyo mpamvu rero buriya samutayimuze nimba umuntu ari mu bantu bakuru uba ugomba kugaragaza ikintu utandukaniyeho n'abo bana muri kumwe nuzajya ujya kuvuga jya ubanza ukarage ururimi inshuro 40 mu kanwa kawe nako bavuze 1000 harya ni 1000 oya ni 7 nagira numva ubwenge bwawe urakoze cyane kugira ngo nuvuge ikintu umuntu nabasha kucyumva yumve ko ari ikintu gifite quantity byibuza cyagira ahantu gikuru umuntu mungana kikaragira ahantu kigeza sindabeshya mucike wanjye ngiye nimba ndi mvuze ibintu by'ubusutwa blaming ndabiza abasaza turavuga tukaryohera none Eric One ashaka kari byo mvuga ahubwo nagashaka ko mvuga ko ndi umukuru okay Eric One sibyo okay nyine turacyakomeje none se we muri life isanzwe ukora ikirata nyine ikintu kigutunze nyine right now ubu nyine navuga ko nyine wenda ikintu nyine ndi kuyageza kucyubaka ko ubwo ntacyo mfite none se ubayeho gute oya si kubaho nyine kuba umuntu ababa nyine umuntu aba mu rugo nyine atunzwe n'ababyeyi ariko umuntu nyine uko iminsi igenda ishira uretse muri gihe mureka ngiye mbabwire reka nanakubwire wowe niba ngira kuguha ijambo nuvuge ubu ndi gukuretse oya wivuga urabyemerewe kuvuga ufite umunwa koko ariko buretse kuvuga buriya rero kuvuga siko kuyamara bibaye byiza urabona ko nakavura gatangiye gutonyanga twakitahira bikomeza bano bana aba bana bari kuvuga ngo baracyabe wabo niki ariko bazakura nabo nyine uzakura ariko mu bigaragara suri na muto mu bigaragara uri mukuru ariko nyine wakoze cyane abanyarwanda babyumvishe kubi wabo iwanyu ahabwo vuga ibintu ukora genda mu content creator ufite platform ndayifite vuga amazina yazo so all social platforms Eric One abanyarwanda bazabikurikirane banamufollowing follow niyo ya mbere ubundi finishing twihutisha dore ikirere bijya kumubwiza kwese byose ngewe ikintu cyo mfite kuba nababwira ngewe ndikumva nishimye pe ariko nkaba mfite umuntu ushaka kuzakuzanira ahangaha umuntu ugufana pe ni umusitari ugufana kabisa bamwita Garshati nyine aba mwitsinda abafite undi muniga bagendana bamwita Rwego ariko hari umuntu upfa nabyo waririmbye akantu ngo ndashaka iniga y'ukuri urugero n'amababa nawe kanujye kumva oya namwumvishe oya ngenda nabakurikirana by the way buriya none se nzaguza nawe oya nta kibazo buriya nzabyishimira cyane nimba ari ikintu kirenze iri jambo ryumve neza umuntu nimba gukunda noneho nkanjye uzi ko nta n'ikintu mfite yego sinibaza impamvu nasuzugura umuntu ambwira ngo arankunda anytime njya mburara we yanariye ahubwo bibaye byiza nahura n'uwo muntu namfana nkanamubwira ngo kiri ati tukanibera n'amahome samutime nkajya namubwira ati mu rugo bimeze nabi akaba yangereza n'ubwo buke narara ndiye ndabeshye mushike wanjye ntago beshya pe ariko mushike wanjye ye baba we urumva okay nabashimiye nyine tu mwakoze kuza nakunze kuntu mwitwaye sibyo byanshimishije cyane kabisa kandi buriya nyine bibaye byiza nje narashimye nyine sinzira mwashimye ubushyitsi ariko ngiye kambwiza kuri ndifuza ko mwakongera mukagaruka kuri iyi platform ubwo ni utashima ubushyitsi rubanda bazi kudashima ubu ngubu ninde umuntu utashima ubushyitsi hano hanura ko ngewe ndi kumva ngewe naguye mu maboko atarayanjye ahubwo ubu ngubu ngewe nta n'ikintu na kimwe ngewe kuri ngewe murakoze cyane mukobwa wanjye Daforoza wihangane so ndagucitse uretse mfite cyane hano ngahakina none navugaga kwimatatura ntarabishyira mu bikorwa ariko byibuza n'ahantu kuko kwanjye kuri n'uburyo nanjye nifashe byibuza hari icyizere ko ndi burare n'imatature okay sibyo ne imbuga zose ni Adoyi Empire TV yaba TikTok yaba Instagram yaba na Facebook page mwibuke no kuba korera subscribe kuri YouTube channel mu gihe mubona ibintu byose tuba twabahaye
umva mwumve ko story zahangaha nakagaruka pe ntago nababeshya. So rero nyine nk'ibisanzwe tugomba kuba twahuza uyu mukomedian kabisa kubera ko nyine hari umuhanzi njya numva nyine ndi muramutubaza cyane mwara yabibonye no muri part 1. Rero tubijeje ko mu kindi kiganiro muri part 3 tuzaba twahuje nyine abo ba star kabisa Mababa no bita Gunshot ni itsinda rya ubwo ngubwo sibyo nibyo kabisa ni itsinda rye. Ubwo rero nizere ko muri tayari tuzabahuza nawe kabisa. Bye. So nakagaruka kabisa.